inshuti bakunze mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint Paruti Gikondo aho muri hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha muri kumwe na Joseph aho mukiza. Turi hano Imurambi ya Kicukiro aho batse centrale gatolika ya Mutagatifu Paulo. Ni centrale iri mu munsi mukuru mu kwizihiza munsi mikuru kwizihiza yubile imyaka 25 imaze ishinzwe. Ni paroisse, ni centrale rero ya paroisse ya Gikondo, ikaba ari centrale imwe twavuga ko ari centrale imwe rukumbi, biretse ko ari centrale y'Inyarurembo, ariko iyi centrale y'imfura ya paroisse Gikondo. Umunsi rero muri iyi minsi ikaba ari mu mwaka wa yubile aho yizihiza imyaka 25. Tukaba twagiye hano Imurambi kugira ngo turebe uko bari mu myiteguro yo kwizihiza no kwitegura iyo yubile izaba ku cyumweru. Mukanye rero kandi tugiye kwakira umuyobozi wa centrale kugira ngo adufashe kumenya amateka, inzira ndende centrale yanyuzemo kugira ngo ibe igeze ahangaha mubona. Ntago byikoze byanze bikunze, hari abavunitse, hari abagize amabavu, kuko centrale ya Murambi mubona ahangaha ntago ariko yari imeze. Abayibuka mu mateka yose hari byahindutse byinshi. Ubusitani mubona ntibwari buhari, aya mazu mubona ntiyari ahari. Muri myaka ya 2020 mu myaka 2000 ntago ariko ari hameze. Mu myaka 1995 97 ntago hari uko hari hameze. Murambi barahibuka, abanyamurambi barahibuka, ahenshi ntago hari hatuwe. Uyu munsi rero centrale ya Murambi ikaba iri hagati ikikijwe n'aya mazu mubona, n'ubusitani bwiza mubona, n'iyimbuga itatse ishashe amapave mubona, ku buryo twahamya ko ibi bikorwa byose hari abagize amabavu kugira ngo bikorweho. Twakiriye umuyobozi wa centrale ya Murambi uje adusanganira. Murakaza neza hano iwacu muri centrale Saint Paul ya Murambi. Turabyakiriye kandi turabishimiye. Natwe turabishimiye. Nuko nuko. Yego. Twaje tubasanga kugira ngo mudusangize ku byishimo, kudusogonyeza ku byishimo bya yubile muri. Ngira ngo murabibona ko twishimye. Murakoze cyane. Birori byatangiye. Urabona ko turi mu masuku. Ngira ngo ibijya gushya birashyuha. No gucunga neza bidashya bigashirira umunsi utaragera. Oya, ntabwo byo ngibyo byo tugamije. Twishimiye kuba turi kumwe namwe. Abashyitsi nkamwe turabakira, tukabereka aho bicara. Murakoze. Dufite twakira abashyitsi hatandukanye, ariko hari ubusitani bwiza hari ahangaha mwaza ko ariho twicara. Tubanje kubifuriza yubile nziza. Murakoze cyane. Yubile nziza kandi ku bakristo mwese mu bagize centrale muyobora. Yego. Murakoze. Tuje tubasanga rero kugira ngo mudusogongeze ku birori burimo kwitegura. Murakoze cyane. Twabonye ubutumire. Yego. Turabwishimira. Bwa yubile imyaka 25 centrale ya Murambi imaze ishinzwe. Bakunzi bacu mudukurikira rero, Mbarushimana Augustin akaba ari president wa centrale ya Murambi. Kuko nahoze mbivuga rero iyo tugiye kuganira muri uyu mwanya kugira ngo atubwire muri make, adusogongeze, atuganirira ku iyo myaka 25 urugendo centrale ya Murambi yakoze, aho yavuye, ahigeze, ingamba ifite n'icyerekezo nyuma y'imyaka 25 centrale ya Murambi ishaka kujyamo. Bwana Mbarushimana Augustin. Karame Joseph. Nkuko nahoze mbivuga mu ntangiriro y'iki kiganiro, mu myiteguro ya yubile twasanze ibirori birimbanije, imyiteguro irimbanije. Yego. Mwaducira muri make umateka ya centrale ya Murambi muri urwo rugendo. Centrale ya Murambi ihagaze ite? Ese yibwire abatayizi. Murakoze cyane. Mbere yuko ntangira kino kiganiro, reka nanjye mbanze mbashimire
kandi nanone mbanze suhuze n'abandi baduteze amatwi barimo kutwumva kuri no YouTube channel, tunabashimira ko koko mwaje gukurikirana ngo murebe ese Murambi bavuga ni Murambi yihe, Murambi mezite, turayibabwira. Icyo cyatuzanye. Murakoze cyane. Yego. Mu by'ukuri nekabanze n'imigire abaduteze amatwi, yitwa Mbarushimana Augustin. Nk'uko mwabivuze ndi umukuru wa Centrale Saint Paul hano Murambi Kiliziya Gatolika, ibarizwa muri Paroisse yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti Igikondo. Ni Centrale rero irimo kwizihiza imyaka 25 imaze ivutse, ariko kandi ntago ari ibintu byoroshye, n'urugendo rutoroshye, ariko kandi runoroshye kuba byumva. Natangira mvuga intangiriro kugira ngo itwe Centrale, nuko hari ibyabanje gukorwa. Hari ibyabanje gukorwa. Iyi Centrale yubatse mu murenge wa Gatenga, mu kagari ka Nyanza, umudugudu w'Isonga. Ni Centrale rero nkuko nabivuze barizwa muri Paroisse ya Vincent Paroti, Sevensa Paroti ya Gikondo. Ni Centrale ihana imbibi na Paroisse ya Kicukiro na Paroisse ya Gahanga, mbere ari Paroisse ya Nyamirambo. Wamanuka ugana hepfo rero, ugana mu gice cyo hepfo hari Abasaliziyane, nibo twenda gusa nk'abo duhana imbibi. Hanyuma nabako ari Centrale ifite impuzamiryango remezo 4. Yabanje ko ari impuzamiryango remezo 2. Hanyuma mu gihe cyo kugira ngo impuza zaguke, buri impuza igenda ibyara iyindi. Ubu dufite impuza yitiriwe Mutagatifu Oliva, ari nayo iyi Centrale irimo. Tukagira impuza ya Mutagatifu Emmanuel, tukagira impuza Mutagatifu Focasi, hakazaho n'impuza Mutagatifu Sendeni. Ngira ngo izo ni impuza zigize Centrale, ariko kandi buri impuza ikaba ifite imiryango remezo 4. Kereka impuza imwe ifite imiryango remezo 7, impuza Mutagatifu Emmanuel ifite imiryango remezo 5, mu gihe ahandi hajya ari imiryango remezo 4, indi yo ifite imiryango remezo 5. Ubwo ni imiryango remezo 17. Yego. Mu by'ukuri rero mwari muvuze mutese iyi Centrale yaje ite, amavu n'amavuko yayo na yahe, na amateka, ariko ndababwira kuri bikeya umuntu abafite ibyo yagiye abona. Birumvikana amateka biravugaho makeya ko ntabwo byose nabivuga. Twaje gusogongeza abadukurikiye kugira ngo bamenye Centrale ya Murambi, Centrale yitiriwe Mutagatifu Paulo. Tubanje ndetse no kubanza kuboneraho kwifuriza umunsi mwiza umutagatifu mwiragije, uko vuba mwawuzirikanye, mwamwizihije kuri 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego. Tubonere kwifuriza abakristo bose umunsi mukuru wa Mutagatifu Paulo mwiragije. Uti rero turavuga muri make kuko n'umundi twaje gusogongera ku kirori giteganyijwe. Nibyo. Yego. Dusogongeza. Mbere indo Centrale habaga ikintu bitaga uturere. Hano rero kara akarere ka Murambi. Ku karere ka Murambi kababarizwa muri Paroisse ya Gikondo. Hari abakristo bavaga ahangaha bakajya kumvira misi Gikondo kuko niyo yari Paroisse. Hanyuma ikitwa akarere ngira ngo niyo byaje kugenda biza kuvamo imiryango remezo, havamo ibyo twita impuzungu, bigenda bigira amazina dukurikije uko Kiliziya yagendaga yagura imbibi zayo. Ibyo bita kwegereza, navuga ko nko kwegereza abakristo ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero hari mu mwaka w'1995, hanyuma abakristo bakajya bahurira ahantu mu rugo rw'umukristo umwe bagasenga, bakakora isengesho rya gikristo, bakagira ibyo baganira ku ijambo ry'Imana,
igihe kikagera bagataha. Icyo gihe byari akarere ka Murambi. Icyo gihe hariho padiri mukuru witwaga Padiri Antoine Miyake. Hari mu gihe rero jenoside nibwo yari irimo irangira, ubona ibintu bitameze neza, za kiliziya ubona zaratobaguwe, ahantu hose ubona hari ibintu ubona nyine by'intambara, amasasu agiye anyura hose ubona hari ibyangiritse. Icyo gihe rero nibwo abakristu bafashe iya mbere, babandi bo mu karere ka Murambi, bajya gusaba Padiri Antoine ko yabafasha hano i Murambi nabo bakagira santarare. Ntabwo byabashobokeye kubera ko icyo gihe urumva iyo kiliziya uko yari imeze, yari yaratobwe n'amasasu, bona nayo ubwayo atari kiliziya. Uravuga kiliziya Seven Saparoti. Yego. Icyo gihe rero yabwiye abari bagiyeyo ko bitashoboka ko kiliziya yakubaka kiliziya ngo ashake santarare Murambi, kandi na kiliziya ya paruwase nayo idasanye, itameze neza. Abasaba gukomeza kwihangana ko igihe nikigera kiliziya yasanwe ya Seven Saparoti bakwagurira ibikorwa mu karere ka Murambi. Haje kuza kubaho rero ko bakomeza kubaho, bakomeza gusengera mu cyitwa karere. Muri iyo minsi nibwo Padiri Antoine Miyake yaje kugera igihe ajya mu bundi butumwa, asimburwa na Padiri Janvier Gasore mu 1997. Muri icyo gihe rero urumva abakristo bakomeje gusaba, bakomeza guhendahenda basaba padiri ko mu karere ka Murambi habonekamo santarare. Yemwe isengesho riranakomeza. Icyo gihe abakristo bo mu karere ka Murambi bagiranaga ubumwe n'abakristo kuri paruwase ya Gikondo. Rimwe abakristo bakaza gusengera aho ngaho ko bakoraga isengesho mu rugo. Hari igihe cyageze abakarismatike b'Igikondo baza gusengera hano i Murambi muri ubundi mu rugo rw'umukristo, rero ari uw'umukarismatike. Bakora isengesho rya gikarismatike, barishima. Ariko abakarismatike baje baravuga batari ko hano hantu harakwiye kuba santarare. Icyo gihe rero abari bahari harimo umuntu umwe w'umukarismatike ariko ari n'umuyobozi mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta. Icyo gihe rero yababwiye ko byanze bikuze agiye gukora uko ashoboye, agashakira abakristo b'i Murambi ikibanza. Ikibanza ntibyanatinze kuko yahise ajya ku murenge wa Gatenga, arabivuga, aragisaba ikibanza, aragihabwa, araza abibwira abakristo. Nyuma rero ikibazo cyaje kuza koho ni ikihe? Nuko kimaze kuboneka, haje umuntu azavuga ko ikibanza ubuyobozi batanze ikibanza kitari icyabo, ko ahubwo ikibanza ngo ari icy'ababyeyi be. Birumvikana habayeho icuraburindi. Igisubizo twari dutangiye kugira, icyizere twari dutangiye kugira kitangiye kuyoyoka. Tuza rero kugera igihe tuza kubwira nyir'ubutaka, tumusaba ko habaho kumvikana. Birumvikana ko na Padiri mukuru Janvier twabimumenyesheje. Aravuga ati mukomeze mukurikirane, musange ikibanza kuko atari icyanyu, muzagisubize ba nyiracyo. Ikibanza rero twaje kumvikana na nyiracyo, nibura abe yahabwa amafaranga, arabyanga. Biba ngombwa ko ikibanza gisubira mu maboko ya nyiracyo, nk'uko Padiri mukuru yari yabidusabye. Yari yavuze ko niba ikibanza nyiracyo agaragaza ko afite ibimenyetso by'uko ikibanza ari icye, ni mu gihe nyiracyo. Icyo gihe rero abakarismatike baje, n'ubundi abakristo bakomeje kugenda, ntibasinziriye, bakomeje kugira inyota, bakomeza guhibikana. Icyo gihe baje kugira gutyo, baravuga ati nubwo ikibanza kinagiye rero mureke twishakemo igisubizo. Reka twitse gatoya. Mutima dukurikira rero, murumva ko urugendo dutangiye rurerure, ni urugendo rutangira ku
ku ntango neza ya santarari ya Murambi. Amateka ni maremare, sinzi niba ikiganiro ndasaba Augustin tugiye gusa naho dutambuka cyane intera zose, kuko ntabwo wagenda intambwe ku yindi, ujye gutambuka rwose utera intambwe. Tukomeje utweretse utwibukije ukuntu abakasimektike batangiye n'igitekerezo cyavuye, noneho nyuma yaho noneho igitekerezo kiravutse, mu kibanza kiraguzwe, muragisubije. Utwo tubazo twose twagiye muhura nabyo ni za nkovu z'umushike mwatangiranye, byaje kugira gute rero kugira ngo nibura noneho muse naho santrale ibonye aho ikorera? Twavuga ko aho mwatangire nyirizina, none muvuye mu rugo aho mwatangiriye, noneho mwageze mute kugira ngo tugere kuri iyi nyubako tubona aha ngaha? Murakoze cyane. Icyo gihe abakristo bikorezemo igitekerezo kizanywe n'umuyobozi w'akarere, icyo gihe kitwaga Murambi nk'uko nabivuze. Abakristo barisakasaka. Icyo gihe bahise babona 49 aho bari bicaye aho ngaho bakoze inama, no 49 bahita bahitamo kuza kugura ikibanza barakibonye, batangiye no kujya basaba umuganda. Umuganda hano bagakora umuganda wo kumba amatafari, imiryango ya Gisiyo Gatolika Gikondo ikazamuka ikaza gutanga umuganda kumba amatafari, bamwe bakajya kuvoma abandi bakabumba. Icyo gihe bubatse mwenzi ufite 7-5 ngire ngo niyo yabanje kubakwa aho ngaho, ariko nayo igihe cyo gusakara kigize kuko yari isakaje ihema iza kuza guhirima kubera imvura yari yaguye. Ariko kubera intego, niba baravuze ko imyaka 25 atari ikintu umuntu afata nk'akantu, ni urugendo. Abakristo baje kugira igihe ntibakomeza kugira intege nkeya, n'ubundi bakomeza kugira bamuhate. Icyo gihe nibwo ko kazo kaje kugwa, ubwo ni nako n'abapadiri bagenda baza baduha inama, bakatubwira uburyo tugomba gukora, gushyira hamwe. Nuko karaguye, ntimwacika intege, murakomeje. Noneho dusubije amaso inyuma, turacyari amateka, tuvuye mu rugo tugiye mu kazu karaguye, imyaka 25 irahari, turabona inzu iri hariya ya kiliziya ya santrale, ariko noneho twinjiye muri yubile turi munsi y'igiti. Iki giti muri ayo mateka ya paruwasi ya santrale, muri uko kugenda mukura n'ingorane n'inzitane, byakwibutsa iki nk'iki giti rero? Ntabwo nazi ko ryoro wateguye, aho igiti kiranyibutsa turirimba turi muri ya kiliziya ureba, ubwo isakaye kuri ikafite n'amatafari ho kuriye, buri imbere itari yasakarwa, imeze nkaho yenda iri muri rento. Hari ahantu hari hubatsemo ibiti 4 hasakaje ihema. Abakristo barazaga icyo gihe, abazaga bizaniraga intebe. Utuye hafi akazana intebe. Noneho ahantu hasakaje agahema rero niho hari aritari, ubwo twakora aritari no padiri yabagari. Imvura yagwa umuntu akagira gute, agashaka uko izuba ryaba ryavuye, ubwo padiri uri muri ka gahema, nubwo yari muri rya hema, ariko agahema nako kari karabuze, kari karimo utuntu tw'utwenge, ubona n'umuyaga ugahuka no kugenda. Tukaza Imana dufashe tubone igitambo cya misa gihumuje. Ngayo rero, ngayo bakristo bavandimwe inshuti mudukurikira, ngayo intangiriro za santrale yitiriwe Mutagatifu Paulo, santrale ya Murambi tubona iri mu mwaka wa yubile, imyaka 25 ishinzwe. Ayo mateka yari ngombwa kugira ngo twumve aho tuvuye naho tugeze. Imyaka rero 25 irashize. Ni ibiki mwishimira muri iyo myaka, muri urwo rugendo rwose, ingorane mwahuye nazo, kugenda mwubaka ikibanza gisubizwa nyiracyo, mu kubaka bikagwa, iryo zuba, none mufite inyubako nk'ingiyi ishimishije nziza. Ni ibiki mwishimira muri iyo myaka yose 25 izo nkuvu zabasigiye? Murakoze cyane. Ako na amabavu ntago ari inkovu, na amabavu nishimira muri amabavu twarakoze. Yego. Ibyo umuntu yakwishimira ni byinshi. Burya nta kiza nko kugira ngo hibikanire ikintu ubone ukigezeho.
icyo twishimira urebe kugira ngo abakristo bava aha ngaha bagiye gusengera misa ya mbere y'Igikondo kugenda kugaruka bamwe barabaririmbyi bakajya bajya kuririmbira kuri paruwasi ubu barimo kuririmbira aha ngaha hafi ikindi ubu ngubu iyo ureba ino kiliziya ukuntu imeze ukareba uburyo yatangiye imeze tukaba turi ahantu harimo amarangi harimo amakaro harimo sima harimo n'intebe zimeze neza n'ubwiza bwaho nta cyatuma umuntu atishima kuko n'amasakramentu rimwe na rimwe dusanga hano mu gihe twajyaga tumanuka tukajya kuri paruwasi izakishimirwa ni byinshi birumvikana iyo umuntu akoze urwo rugendo rwose akaba ageze ku nyubako nk'ingiyi kandi n'abakristo uvuga ati urugendo rwakoraga rwaragabanutse inyubako ni nziza ibijyanye n'umubare w'abakristo bijyanye n'umubare w'abakristo duheruka gukora ibarura dufite ibihumbi hafi 2,200 yego ariko bariyongereye kuko ibyo nabyo twari turimo tubitegura kugira ngo turebe hari ibarura ry'abakristo bimaze iminsi ririho ntabwo turahuza imibare ariko abakristo bo bariyongereye ku buryo n'ubwinshi bw'abasengera aha ngaha bajyaga bajya gusengera Kicukiro abandi bakajya za Saint Michel ariko ubu ngubu dusigaye tugira abantu baza gusengera aha ngaha ku cyumweru usanga hano imodoka zuzuye kubera uko kwagenda haturwa ni nako n'ubwiyongere bw'abakristo bwiyongera iyo tukurikije ubuzima bw'amasantrale ahandi twumva santrale ari rwa rwego rusa naho ruciriritse ndetse hagira abakristu bamaze kuzamuka mu kwigira mu mutungo ugasanga kugira ngo bajye kumva misa n'abakristu ba santrale bakazamuka bajya ku ntera yisumbuye ya paruwase bakajya kumva misa kuri paruwase bagakorera inama kuri paruwase ugasanga paruwase mbese bayerekeye b'abakristu baciriritse hano nka santrale yo mu mujyi ako kantu cyangwa se iyo mitekerereze yaba igaragara kugeza ubu ngubu reka maze nitangaho urugero nkurikije ku kibazo wari uvuze nimuka ntuye Igikondo je kwirebero nari nsanzwe ni mu muryango remezo ndi umukuru w'umuryango remezo no kubera gukundwa Igikondo kuri paruwase n'umuryango remezo ngukunze kubera abona abanaga nabo nimukiye kwirebero naga kugenza gusengera Murambi kubera ko hari kuri santrale icyo gihe rero abakristo bakavuga ati kuki utaza gusenga ngo usengera hano abanjye ntabwo nabamenyere gusengera kuri paruwase ngo nze gusengera kuri santrale ariyo gihe padiri mukuru padiri Janvier ndanamushimira cyane yaje kumbwira ati ndagusabye ujye gusengera ukorera umuryango remezo ahantu utuye ariko nkubwiza ukuri aho ntangiye kugerera mu muryango remezo ntangiye kugenza gusengera kuri santrale nibwo natangiye kujya nanjye ntekereza ubundi bunajyaga njya gusengera Igikondo urugendo nakoraga mva kwirebera manuka njye Igikondo kuza kugaruka nibwo naje kubona ko ibintu padiri imyumvire nari nifitemo iyo ntaza kubona padiri ngo ambwire icyiza cyo gukomeza gusengeraho nimukiye nanjye nafite iyo myumvire ariko kugeza uyu munsi nta bakristo bari twabona baduha ubwo buhamya abo twari tuzi nabatahazaga kubera ko bavuga ngo hari icyondo none ubu ngubu imodoka hano dufite amapave baraza bagaparika neza bakava amangawe nta kibazo bagiye gushyiramo kaburimbo hariya ndahamya neza ko umuntu wese ugeze hano ntabwo aba ko ari kuri santrale uhageze wese avuga ko ari muri paruwasi nk'uko wari uvuze pari raporo andi masantrale uri perezida wa santrale reka tuvuge gutyo perezida wa santrale cyangwa umuyobozi wa santrale nk'iyo muhuye n'abandi bayobozi ba santrale cyangwa perezida ba santrale yego ni ibiki muganiraho inshuro nyinshi abo mpuze guhura nabo hari abo duhura dufitanye nabo umubano yego bo mu cyaro cyangwa mu mujyi mu macyaro yego aho akenshi aba hano mu masantrale duturanye nabo mu mujyi wa Kigali duhana imbibi nibo dukunze guhura kenshi ariko inshuro nyinshi bavuga yuko santrale imbere y'umuyobozi ntago banyita umuyobozi wa santrale
banyita padiri batuye nguye ayobora paruwase ntago ari santarare timwari mwagiye Murambi ngo muri ukuntu hameze ntago ari santarare niba ari na santarare ibyo byose murimo bihisha ariko iriya ni paruwase cyangwa se murimo bitegura ishobora kuzaba paruwase bakabishingira kuki bashingiye uko kiliziya yubakitse bashingiye ubwiza bwa ko hameze iyi nkubiri yaje kugira ngo za kiliziya zubakwe zigira amasuku amapave majaride ibi byabaye twebwe twarabigezeho kera iyi kiliziya yafunzwe mu gihe cya covid ariko mu bindi bihe byabaye nta kibazo iyi santere igeze igira bivuga ngo ubwiza bayisangana nicyo gituma ngo itandukanye n'andi masantarare ariko mu bigendanye nyine amasantarare namwe kuko ubuzima bwa santarare ni paruwasi n'abakristo santarare nta bije igira nta mutungo igira umutungo n'abakristo barimo hanyuma ibindi ni paruwasi tugezaho ibikenewe ibyifuzo dufite paruwasi ikaza nk'umubyeyi ikagira ibyo ikora kuri icyo kintu kijyanye n'ubuzima bw'abakristo mu masantarare n'ukuntu bamwe usanga batera umugongo santarare bakajya kuri paruwase hari ikintu gikunze kugaragara cyangwa gikunze kuvugwa kijyanye n'amakorari korari runaka baririmba nko muri santarare hano byifashe bite hano amakorari y'ahanga dufite amakorari 3 ayo makorari yose nta korari n'iyi n'imwe ishobora kuririmba idafite umunyamuziki ukoresha sentetizeri b'imisa ya mbere korari yayiririmbye haba harimo sentetizeri ibyuma by'umuziki misa ya kabiri nuko ni amakorari nta korari yigizamo hano mu misa idafite uniform kandi niba mukunze kuba mubikurikirana ngira ngo bajya bavanga bakajya kuririmba kuri paruwasi impamvu bajya kuri paruwasi nuko hari uburyo babazi nabo ko baririmba neza n'ikimenyimenyi nuko ari amahugurwa mumbabarire ntago ari amahugurwa n'amarushanwa aherutse kuba ariko hano kuri santarare korari yabaye ya kabiri niyo kuri hano ubwo bushobozi rero cyangwa n'ubwo bumenyi rero mukabumukesha iki ubuvana hehe ahandi batabona navuga ko ari impano y'Imana hano hari icyambere ari abantu bitangiye santarare navuga nka korari ya mbere abakristo bayiririmbagamo bamwe baracyayiririmbamo noneho bakagira n'uburyo bagenda bavuga ati mureke twagure turebe ko amakorari yaba menshi kurusha uko ubu ngubu angana mbere ari korari imwe haza kuzaho indi yitwa korari Saint Augustin yaje kubatizwa yitwaga duhadire gutsindiza kwitwa korari Saint Augustin haza kugeraho na korari Saint Paul ayo makorari yose rero uko ari 3 navuga yuko dufite amahirwe kuko muri bya byiza byose bigize santarare nagiye mvuga twaje kugira amahirwe tubonamo umukristo avuga ko ashaka kugira ngo afatange ubumenyi afashe ibimurimo bishyire mu bandi yacurangaga rimwe na rimwe hano ku kiliziya cyangwa bakaba ari babiri aza gusaba ko abari mu makorari baza kabigisha ibintu bya muzika ubu ngubu abana baraje biga muzika agera n'igihe noneho ashyiraho n'ishuri rizwi ku izina rya Barimus Music School abana bahangaha iyo baje mu biruhuko arabigisha harimo no gukangura n'abandi bumva babishaka babishobora ko baza kabigisha ibyiciro byose abana abasore buri wese urwego arimo ntawa heza hanini rero wumva ko bifite aho biva bakristo dukurikira rero nkuko mubyumva santarare ya Murambi ifite aho yavuye ifite naho igeze kandi n'abakristo bayo buri wese mu kiciro cye akabigiramo uruhare mwumvise n'ubwo ruhare rwo mukristo ufite watangije ishuri rya Barimus Music School ufasha abakristo baturiye santarare ya Murambi kugira ngo niyo mpano yo kuririmba nabo bayinoze tukira aho ngaho rero nk'umuyobozi wa santarare ya Murambi ariko no guhera mwaka wa kangahe 2020 muyobora santarare yego
mwageze mukigera igihe Padiri Janvier yabasabaga kugana santarari mukaba ariho musengera umuryango remezo, mwaba mwarigeze mutekereza ko muzaba umuyobozi wa santarari? Icyo ni ikibazo nanjye mbajije ikibazo mpora nibazaho. Ndabyibuka Padiri Janvier akimara kumbwira ko ngomba gusengeraho ndi, naraje ngeze mu muryango remezo nabarizwagamo ntorwa ko umukuru w'umuryango remezo, kuko wari urimo yahise aba umuyobozi w'impuza. Icyo gihe nyobora umuryango remezo biranashimisha kubera ko n'umunani mvuye Gikondo ndi umuyobozi w'umuryango remezo. Ngeze naho ngaho nta gihe cyashize nahise nkomerezaho ubutumwa. None umuyobozi w'impuza rero nari nsimbuye yaje kugira gutya aba arimutse, yimutse mba nkomerejeho ntorerwa ko umuyobozi w'impuza. Numva kuba umuyobozi w'impuza ari ibyo ngibyo, ari urwego rwari runakomeye cyane. Ubuyobozi bwo kuyobora impuza mbubaho. Igihe cyo gutora rero ndabyibuka dutora abayobozi, umuyobozi wa santarari dutora komite, ntago nari mbyiteguye. Numva ngomba kuza gutora kuko nanjye nafite abo ngomba gutora. Ndabyibuka abakristo barazaga bakambwira bati umenye ko turi bugutore, ariko mbanza kwihererana abakristo b'umuryango remezo no mu mpuza nkomokamo cyangwa arizwamo. Ndababwira nti ibyo byo muvuga ngo murashaka kuntora ni mu ntora, ibyo byo guhora dutora ngo umuntu yazamutse ngo yavuye anga yagiye ahangaha, mureke dutore mu zindi mpuza. Hari amabwiriza mu gutora umuyobozi wa santarari, hari icyo byasabaga, hari amajwi agomba kugezaho. Ndumva icyo gihe twaratoye ibyiciro bibiri, n'ubundi nkaza ndi imbere, ariko kubera ko amajwi ntaye nayageraho tukongera tugasubiramo. Ariko babandi turimo batora ruva mu mpuza n'umuryango remezo wanjye cyane cyane naye nababujije be kuntora. Umukristo umwe araza nambwa ariko n'ubundi ko tubuje kugira ngo tugutore, none ukaba ureba n'ubundi ari wo gukomeza gutorwa, waretse tugataha tukava ahangaha tukagutora. Ndabyibuka navuze nti ubwo niko Imana yabishatse. N'ijambo navuze icyo gihe bampaye kugira icyo mvuga, visi perezida w'ikenurabusyo na padiri bari bahari, barambwiye ngo ningire icyo mvuga. Nari nezerewe ariko mfitemo n'akantu kakoba. Icyo gihe naravuze nti nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kuba mbafite mwe mwantoye, nizere ko uko mwantoye ngiye gukomezanya namwe urugendo, n'initsamwe muzambwire muturakire. Kandi kugeza uyu munsi mbona rwose bimeze neza pe. Bimeze neza. Imyaka 5 irashize rero bimeze neza. Niki kintu ugitangira muri zo nshingano zo kuyobora santarari, niki kintu wahuye nacyo cyangwa se ikintu wavuze ko wari ufite ubwoba, niki kintu wahuye nawe cyakubera imbogamizi mu ntangiriro? Urumva twe twatangiranye cyane cyane ikintu bita itafari. Itafari ni iki? Itafari ni intego cyangwa se uburyo bwashyizweho n'abakristo kugira ngo biyubakire kiliziya iriya tuzi yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti. Ni gahunda rero yagiyeho ijyaho ku cyifuzo cyo kugira ngo tubone uko kiliziya yakubakwa vuba ikuzura tukanayitaha. Icyo gihe rero ntabwo yapfuye kuzura, habaye gahunda yo kugira ngo abakristo dukore urutonde, ese uzajya utanga amafaranga angahe kugira ngo tubone uko irakiza yubakwa. Hajyaho na gahunda yo kugira ngo twishyure inguzanyo yari yafashwe twari twatse kugira ngo tubone uko kiza tuyubaka mu buryo bwihuse. Ngira ikibazo rero muri gutorwa, turi muri icyo gihe hahita hajyaho n'ikibazo cya covid. Icyo gihe urumva abantu ntibarimo kujya mu kazi, nta nubwo barimo kuza mu kiliziya, bagwa gahunda kuguma mu ngo, kuguma aho muri guma mu rugo. Hari ese kutarenga umujyi wa Kigali, murabizi amabwiriza yabaga ariho, insengero zirafunze. Habaho ikibazo rero cyo kugira ngo tubone uko tuzajya duhura kenshi, ariko twageragezaga guhamagarana. Turahamagarana tubaze byagenze gute, mwaramutse mute, ariko dukurikirana se bazafungura kiliziya ryari. Nuko navuga ko imboga iyo niyo mbogamizi nahise mpura nayo cyane. Urumva ntangiye ubutumwa
hajeho gahunda ko insengero zifunze kubera covid, urumva ntabwo byari byoroshye. Inshuti bakunzi rero turacyari mu kiganiro, turi kumwe na perezida wa Santarari ya Murambi, Santarari yitiriwe Mutagatifu Paulo, yizihiza imyaka 25. Kiliziya rero nk'uko tubizi ihera mu rugo, kandi urugo turifuriza ko ruramba rukagira abana rukarera. Ahangaha dukomeze ku burezi bufite ishingiro muri Kiliziya Gatolika. Turashimira cyane Kiliziya Gatolika, Paruwasi Vincent Paruti Gikondo, umuhati ikomeje gushyira mu burezi, cyane cyane binyuze muri Vincent Paruti Academy, ishuri y'igitegererezo, ishuri ryiza hariya Igikondo. Turigane rero tubanze tubatumikire ndetse n'ubutumwa baduhaye. Uburezi ni urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Vincent Paruti Academy ni ishuri rya Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent Paruti Igikondo, riyoborwa n'ababikira b'abaparotine biyemeje gutanga uburezi bufite ireme, kuko umwana wahize akurana indangagaciro za Gikristo, umuco n'ikinyabupfura. Ubwo urumva handi wajyana umwana wawe ari. Vincent Paruti Academy bafite amashuri atandukanye, harimo amashuri abanza ndetse n'ishuri ry'incuke. Muri Vincent Paruti Academy niho honyine umwana yigishwa umuco nyarwanda ndetse agatozwa imikino itandukanye, utibagiwe ikoranabuhanga. Ibi byose bikorwa nyuma y'amasomo. Wadusanga haruguru y'umurenge wa Gikondo. Dufite kandi imodoka itwara abana bava ndetse bajya ku ishuri. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 03 203. Muze tubandika imyanya itarashira, kuko twatangiye kwandika abaziga muri uyu mwaka w'amashuri tugiye gutangira. Vincent Paruti Academy. Dukomeze rero, turi kumwe na perezida wa Santarari ya Murambi. Mu myaka 25 ni byinshi byakishimirwa, dusogongeza ibirori biteganijwe mu minsi iri imbere. Ni iki muri rusange wabwira noneho muri myaka 25 nk'ikitegererezo, icyerekezo aho Santarari imaze kugana? Twabonye inzira yanyuzemo, ingorane yanyuzemo, inzitizi yagiye ihura nazo kugeza uyu munsi, n'ibyo zimaze kugeraho. Noneho mu myaka 25 turabyishimira byose ko abakristo bakomeje guhatana, bakaba bamaze guha abakristo bahamye. Twabonye korali nziza zifasha Saint Paul na Saint Pierre, Saint Paul na Saint Augustin, korali nziza zituma Santarari ya Murambi, bamwe bavuga ko atari Santarari ahubwo ari paruwasi. Noneho mu myaka 25 yubire, ese mugiye kwicara mushyira akaguru ku kandi, cyangwa se hari icyerekezo mufite imbere ni ikihe? Urakoze. Ntabwo ari icyo kwicara, akaba ari cyo mperaho, kuko mu myaka 25 hari ibyakozwe. Ibyo byakozwe kandi kubungabunga ibyakozwe ni ingenzi, kuko hari ibikoresho biri mu Kiliziya, hari ibiri hano ku mbuga ya Santarari, hari aya mazu mureba, ririya shuri ririmo ibintu byinshi, ibikoresho bya muzika, harimo ibikoresho bya Santarari biri hano murabibona. Ntabwo rero twavuga ngo tugiye gushyira akaguru ku kandi tuvuge ngo twagezeyo, kuko turifuza no kuzagira 50 tukayizihiza, tukazagira 75 kugirinda kugera ku 100. Kuko iyi ni 25 hari ibyakozwemo. Dufiteho n'ibindi nk'uko mwari muvuze mu cyerekezo tugenda tuganamo. Iki cyerekezo iyi Santarari ntabwo ari kure yanganaga. Ubushe ko twaguze ikibanza cy'ibihumbi 49, nyuma hagiye haguka imbago 49 bya kera, ariko yari miliyoni zingahe uyu ngubu? N'amafaranga menshi karagaciyemo. Yego. Hagiye rero hagurwa imbago, ejo hakagurwa ejo bundi hakagurwa. Turifuza rero ko mu minsi izaza nibura twakongera tukagura imbago za Santarari. Murabona hariya hari amazu, haruguru hari amazu, nta rw'inyagamburiro rundi, ariko mu cyifuzo dufite nuko igihe kizagera rwose ino Santarari imbago za tukazaguka, akagira ubutaka bunini, cyane cyane ko abakristo basabye Santarari. Ubu barimo turifuza yuko haza abaparuwasi. Gusa ukurota umuntu akanuye amaso.
kuko n'ibindi tutari tuzi ko tuzabigeraho dufite icyizere ko kuko byose abakristo nibo babishaka kandi icyo bashatse bakagishyiramo n'umwete kirakorwa. Dufite icyizere cyo rero ko amaherezo uko twabonye santarare na paruwase tuzayibona. Bahajya kuvuga ngo cyo kwicara ahubwo ni igihe cyo gukora bizabagirirweho. Murakoze cyane. None se bucyo cyifuzo nizo ndoto zo kubona santarare ihinduka paruwase ni ibiki muvuga uti dore ibyadufasha kuba paruwase? Bya byose paruwase na santarare biratandukanye. Nk'ubu ngubu uyu munsi baramutse bavuga uti tubagize santarare, mwamwiteguye? Ntabwo bagize paruwase, mwamwiteguye? Ni icyifuzo dufite ariko iyo kugira ngo ikintu cyose kigereho uramaze kwifuza none ukabanza kwasuka ibintu nifuza birashoboka. Ndaguha urugero, ida kiliziya yajyaga ijyamo abakristo ntibuzure, habagaho misimo, nyuma tuza kuzigira ebyiri. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe nuko abakristo bari batangiye kwiyongera. Ubu nka misa ya mbere ushobora kuza ugasanga hari inyuma abantu baricaye no hano hanze baricaye. Kubera iki? Kubera ubwinshi bw'abakristo cyangwa n'ubuto bwa kiliziya. Ibyo ukoza sunyibutsa gutera ibuye mu cyifuzo cya mbere dufite muri kwagura imbago. Dufite icyifuzo cyo kwagura kiliziya kubera ko ntabwo twajya kujya gutangira kugera kuri urwo rwego rwa paruwase tutabanje gushaka abakristo bazajya basengera. Kandi kugira ngo habe na paruwase hari byinshi bisabwa, birumvikana, hari amazu y'abapadiri, abashyitsi n'iki, birumvikana. Ariko icyo cyifuzo cyo turagifite ko ino kiliziya tuzayagura, cyane cyane ko mwabibonye ko hagiye kuza kaburimbo. Nyamara kugira kaburimbo rero ubwo wumve ko urujya n'uruza rw'abakristo ruzaba rwabaye rwinshi. Mu myaka 25 santarare ishinzwe cyangwa itangijwe ku mugaragaro, hari ibintu byagiye bihinduka nk'abaheruka ahangaha icyo gihe cyangwa se bataheruka. Ni ibiki wabaratira nk'abatubona ku mbuga nkoranyambaga badaheruka i Murambi? Ni ibiki wabaratira hano? Ntacyo utabaratira. Urugero nguha n'ubwiza bwa santarare. Wabonye imbuga yayo hano twicaye, ubwiza buhari urabona. Ndabaratira hari ibikorwa bimwe na bimwe bihari. Ubu abaririmbyi andi matsinda yandi ntibashobora kuza ngo babura ahantu, nk'abaririmbyi ntibabura aho bakora repetition. Iriya bingaro urabona ko dufite bingaro ebyiri. Hari twajyaga tugira ko amatsinda amwe namwe amanama yahuye bagonganiye ahantu hamwe, ariko ubu byaroroshye. Hari ishuri rya Barimusi, ahantu uzasanga kuri santarare hari ishuri rya muzika ryemewe n'urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri. Ni hakeye. Ikindi hariya mu kiliziya harimo uburyo ushobora kugenda ugashengerera, ukaba wanaganira n'umubyeyi Bikira Mariya. Harimo umubyeyi mwamikazi wa Kibeho, ushobora kugenda ukicara ari ukavuga rozari. Ariko ushobora no kugira n'uburyo uvuga utereka nge ahandi muri jaride ndi njyenyine, nta wundi muntu uri kumwe nawe, ukaza none ukicara ukaganira n'umubyeyi ukamubwira ibyawe byose ukavutuje. Ntacyo umuntu ataratara ukiri hano. Iyo hageze nawe amasara kwihera. Gukumbuza abataheruka hano i Murambi, kuko uhaheruka kera, haba mu gihe gishize imyaka 5 amaze ayobora santarare cyangwa se mu myaka 20 ishize, hari byinshi bigaragaza ko hahindutse. Urebye mu nkengero za santarare ya Murambi, mu mbibi zose, biragaragara ko santarare ya Murambi itari yindi mwari muzi. Santarare ya Murambi myaka 25 ishize igaragara neza, ishize yarabaye umujyi mu mujyi wa Kigali, ishize santarare ya Murambi ifite icyerekezo cyiza, ifite icyerekezo cyo kuba mwumvise ndetse n'indoto bafite ko bifuza kuzaba paruwase, kandi abakristo bafitemo intumbero, bafitemo ibyifuzo, bafitemo ndetse n'imbaraga ku buryo icyo cyifuzo cyabo gishobora kuzaba impamo. Niki tugana ku musozo rero, nyakubahwa perezida wa santarare, niki wabwira abakristo nk'ubutumwa wabasangiza nko kuba muri uyu mwanya bitegura kwizihiza yubile imyaka 25?
abakristo icyo nababwira ni ugukomeza kuba hamwe bakishimira ibyiza bamaze kugeraho, bagakomeza kugira ubudasa nk'uko babisanganywe. Hari indirimbo umuhanzi uzwi ku izina rya Bajyagahe ajya akunda kuvuga ngo ntukirate abakurata bahari, ntukigaye abakugaye bahari, uzajya wemera ibyo uzashobora. Nzi neza ko abakristo bo muri Centrale ya Murambi icyo biyemeje baragikora. Ndabasaba kugira ngo bakomeze bagire ubwo budasa, bakomeze gukorera hamwe. Kandi nibakora ibyo ngibyo bazakomeza kwitwa abo bari bo. Tujye dukunda kuvuga, iyo tuvuga twavuga ngo kuriya Pawulo mutagatifu yavuze ngo urugamba narurwanya inkundura, intera nagomba kwiruka narayirangije. Agakomeza akaza kuvuga ati ikamba rirantegereje. Mu by'ukuri nicyo ngicyo abakristo b'Imurambi mbifuriza, nabyo kizagiye bavuge bati nka Paulo nka shebuja, bavuge bati ibyo twagomba gukora twarabikoze, ahasigaye Nyagasani tumere nka wa musaza Simeon ati nushaka noneho ucyura umugaragu wawe. 25 irashize mwatangiranye urugendo, bamwe bashobora kuba bakiriho abandi bashobora kuba batakiriho. Ni bande muzirikana muri imyaka 25 mwatangiranye urugendo, mwazirikana muri iki cyo kwibuka imyaka 25 ishize mutangiye urugendo rwo kubaka Centrale? Murakoze. Icyambere nabo bakristo ba mbere bagize ibitekerezo bakabigeza mu bandi, noneho bagaheraho barwana iyo nkunduro kugira ngo iyi Centrale yitwe Centrale. Abakabiri dushimira cyane ni abapadiri bose bayoboye paruwase ya Gikondo, guhera kuri Padiri Miyake, hakurikiraho Janvier, hakaza Antoine Barigora, hakaza kuza Asensio. Abo ni abapadiri bose bagiye banyura kuri no Centrale. Hakaza Padiri Jisuwafe tunashimira cyane by'umwihariko kuko Jisuwafe niwe watanze kira gisege kira kiriziye. Yagiye muri iwabo muri Polonye, agenda yo kimujyanye, aza tubwira ati isakaro ryabonetse, igisenge cyabonetse. Turamushimira cyane. Turashimira n'abandi bandi rero bagiye bagira uruhare kandi n'ubu baracyakora, kuko ndavuga hari nk'abantu nka twicaye n'ababyeyi bishyize hamwe, baraza batunganya no jaride bateramo izi ndabo nziza mureba. Turashimira ubwobozi bwa paruwasi hano, amasuku nka korotire n'iki. Uyu munsi kiliziya ntishobora kugira ikibazo, turababwira akaza tugatera irangi. Turashimira rero buri wese ukomeje kugira uruhare rwe kugira ngo Murambi ikomeze yitwe Murambi, Centrale ya Murambi ikomeze igire isura ifite izanarenzeho. Yego, murakoze. Turabashimiye Bwana Augustin Mbarushimana, tubashimiye ku mwanya mwaduhaye, kandi tukomeza kwifuriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo gufatanya n'abakristo hano muri Centrale ya Murambi kugira ngo ingoma y'Imana na hano ihagire. Ariko tutarasoza cyangwa se akantu gatoya, Centrale ya Murambi ni iki wavuga yaba yarahinduye mu buzima bw'abaturiye aka gace? Ikintu yahinduyeho za ngendo bakoraga. Urabona kiliziya imwe iri Gikondo, indi iri Kicukiro, ahandi ni Basariziyani, kandi bura Murambi iri mu mpinga. Byagiye bituma rero nk'abo banyantege nke bashobora kuba badahezwa, cyane cyane ku banyantege nke. Tunashimire cyane ko muri uko kugira impinduka nuko muri paruwasi ya Gikondo abapadiri bagiye badufasha no gutanga ubutumwa. Batanga ubutumwa kugira ngo abakristo b'Imurambi bageze kujya bagera, ndavuga cyane cyane ubutumwa bw'abagabuzi b'ingoboka. Abakristo bahabwa ubutumwa bakajya mu bakristo bafite intege nkeya bakajya kubashyira Yesu. Ngaho rero ararekwa ntashira. Inshuti bakunzi, twabanye rero tugeze ku musozo w'ikiganiro twabateguriye. Ni ikiganiro twagiranye n'umuyobozi wa Centrale ya Murambi, Bwana Augustin Mbarushimana, wadusangije ku mateka ya Centrale ya Murambi. Uyu munsi bakaba bari mu myiteguro yo kwizihiza imyaka 25 ishize Centrale ya Murambi ishinzwe cyangwa se itangijwe ku mugaragaro. Uyu munsi kaba ari Centrale
ifite icyerekezo ndetse n'intumbero n'indoto yo kuzahinduka paruwasi nk'uko mwabyumvise mu kiganiro twagiranye. Ibyo byose rero bakaba babikesha umuhati w'abakristu bakomeje kwitanga kugira ngo santrale ibe ifite ishusho ndetse igeze no ku ntera ishimishije igezeho muri iki gihe. Tubashimiye mwese rero ko mwabanye natwe muri kiganiro kandi dukomeza kubashishikariza gukomeza kubana natwe mu biganiro bikurikira biri imbere kugira ngo tuzakomeze kubagezaho ubuzima bwa paruwase ndetse n'ibindi biganiro bidufasha gukomeza guhamya ibirindo byacu mu kwemera.